Ndabasuhuje cyane nanone abari mu mpande z'isi zitandukanye, haba abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyiza ndetse no hanze yacyo. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kubatuza heza kandi hadahenze, cyane cyane mu karere ka Bugesera. Ariko nanone si mu Bugesera gusa, ahubwo ni mu gihugu cyose. Uwashaka ikibanza cyangwa se inzu kukigura cyangwa se kukigurisha, yaduhamagara tukamufasha mu gihugu hose, nubwo twibanda mu Bugesera cyane cyane, ariko ni mu gihugu cyose. Nitwa Professor Muhigi. Aha turi ni mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange. Iyi santere ni santere y'ubucuruzi ya Kamugenzi, iherereye mu kagari ka Gakamba, umurenge wa Mayange, akarere ka Bugesera. Ubona ko ahangaha aya mazu yose ni amazu y'ubucuruzi. Inzu igurishwa aha ni iyi ngiyi, ifite antenne parabolique hejuru ya Canal Plus. Uyu ni umuhanda umanuka uva ku biro by'umurenge wa Mayange ukagera muri iyi santere. Iyi nzu rero urabona ko ari inzu n'ubundi ikorerwamo, icururizwamo. Iyi ngiyi ifite antenne hejuru ya Canal. Ni inzu yubatse neza murabibona, kandi ifite annexe mu gikari, imiryango ibiri, icyumba na salo yakodeshwa, ndetse ikagira igikoni na douche na toilette. Ahangaha rero urabona ko ari inzu ikomeye neza, ikoze, ifite hall master, iri mu isantere neza, iri hagati y'izindi nzu nazo z'ubucuruzi. Iyi nzu ishaka miliyoni 11. Iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 180. Miliyoni 11 ukuyigurira inzu yawe ikomeye nziza, iri ahantu heza, ugahita utangira gukora umurimo w'ubucuruzi. Icyo wacuruza cyose cyagenda hano. Hano ni umuryango winjira mu gikari cyayo.